Shalom shalom, uyu munsi wa none nifuje kugira ngo tuganire namwe ku magambo nk'abiri atatu. Kwiha agaciro k'umwana w'Imana, kwiha agaciro k'umukristo ufite urugendo rwo kuja mu ijuru, kwiha agaciro mu buzima bwa minsi hose, kwiha agaciro muri quartier utuyemo, kwiha agaciro mu muryango uvukamo, kwiha agaciro mu kazi ukora, kwiha agaciro mu muhanda ubaho, kwiha agaciro mu itorero ubarizwamo. Ubu nyine hari ukuntu isi yashatse kutwereka ko turi abantu badasanzwe, iravuga ngo tugomba gushiruka isoni, ngo kera hose ngo twagira isoni twaburaga uruvugiro, ngo ugomba kuja ku karubanda ukabivuga, ukavuga intimba agahinda kawe, ngo kakaheza isi ntawe yigeze igirira imbabazi ngo urayitera impuhwe, kuko umwana wese uje kwisara abanza kurira. Nta muntu uzurira yishimye. Iyo umwana avutse ararira, ntukagira ngo ugiye kubwira isi ibyawe ngo nihe ngo agahinda ngo kandi mu mutima ngo kavuge, ngo isi irakugirira imbabazi, ngo irakugirira impuhwe. Isi ntigira imbabazi z'umuntu, ahubwo utanga rekodi yawe mbi uzicuza kugarura igihe kiri imbere, kuko nta gahora gahanze ku muntu, nta buzima bubi buhora ku muntu, nta bihe byiza bihora ku muntu, nta n'ibihe bibi bihora ku muntu. Situation mbi uhawunyuramo uyu munsi wa none, ukavuga ngo reka ngende namamaze nibwire isi, ngo isi numve, ubishire ku karubanda. Mbona atari wo muco mwiza. Umuco mwiza wonyine wa gikristo ni ukwihesha agaciro. Intwari ntiza yitwa intwari mu mahoro, nta ntwari bazabambikira mu mahoro. Intwari ni uwagize icyo abika mu gihe kigoye, uwagize icyo ahagararaho mu gihe kigoye. Ubutayu ikibazo ufite nibwo butayu bwawe. Nta makamba azayambikirwa mu butayu, nta peta yosohokera mu butayu. Utegerezwa kubanza kugera i Kanani kugira ngo bazabone kuguhemba ibyo, kandi ntibazahembega ibyo we wabaye ibyo urimo i Kanani, bazaguhembera ibyo urimo waciyemo mu butayu. Nimba uri muri circonstance ibabaje cyane, agahinda gakomeye, ifata igihugu ibisengere. Hanyuma rero umuntu wese afite umuryango avukamo, afite itorero abarizwamo. N'udafite itorero, utaragira itorero ubarizwamo, hari umuryango. Udafite uwo muryango, hari inshuti. Zegere uzibwire, wenda ibyo ari byo byose, nimba utaramera umwami wacu Yesu nk'umwami n'umukiza, ushobora gutura agahinda kawe, uza wegera inshuti uyibwire. Ariko kuvuga ngo ufashe mikoro ugiye ku karubanda, ngo ugiye kuvuga ibyakubayeho, ugiye kugushira hanze ibintu bitari byo. Nk'inama natanga uyu mugoroba wa none, ibintu byinshi byafiriye kwimena inda. Ibi twe tubyita kwimena inda, ariko wowe ukahita uvuga ngo bakakwereka ko ari byiza byo kugira ngo bace uwo muco mubi ngo ukureho. Ntibashaka kwenda guca umuco mubi, ahubwo wowe bagiye kugwira umugani w'ibibi. Kamera ntabwo izakugarira identite nziza wumva ukeneye, ahubwo ushaka kumenyekanisha ibyo ufite ko atari byiza. Ejo nugera i Kanani uzabura icyo wirata nawe ko abiciyemo urabitsinda. Nta rugero rwiza ntawe uzagera muri circonstance, kuko isi ni gatebe gatoke, isi ihora ivanga. Ubu nyine dufite ibibazo, mfite ibibazo byanjye ndi gucamo ubu nyine, nawe ufite ibyawe uhawucamo ubu nyine. Ariko igihe cyose ntazitwararika muri iki kibazo ngo ngitsinde, ningera i Kanani, ningera mu gisubizo, ningera mu bisubizo,
ntabwo nzabwiriza wa muntu uri muri ibyo bibazo mubwire ngo naje byangendekeye gutya, kubera ko nanjye sinemeye kubicamo ngo mbicemo neza kugira ngo mbitsinde. Uza ufata igihe cyawe wiherere n'Imana. Imana yacu ni Imana itazikoze isoni kandi ni Imana itabara. Uza ufata igihe cyawe wirukanke upfukame ukinge mu nzu yawe usenga Imana, uyibwire ibikuri mu mutima, ibikugoye, ibikuremereye. Ariko hari ibintu umuntu ahora abona kuri social media, umuntu agahita agenda biviramo gutwara nabi. Ikintu cyose kibaye mu rugo ngo urirukanse kuri kamera, ikintu cyose kibaye ugiye kubwira isi, ikintu cyose kibaye ugiye kubitangaza. Finally bizasanga waraciye imisingi y'ubuzima bwawe. Kuko nimba uriho kugira ngo gifashe kamera ukaja kubwira isi, ubwo gira isi ngo ikutekerereze, gufatire n'imyanzuro, uzaja muri commentaire ufata imyanzuro y'abandi atari imyanzuro yawe. Uzabaho mu buzima buri parasite, ugomba kudependere n'undi muntu. Uzabaho mu buzima butari ubwawe, uzabaho mu buzima bw'isi, abandi bakubereho, ubwo buzima buzakurusha. Rero bavandimwe, umuza mufata igihe cyanyu witekererezeho wenyine ibikugoye mu muryango. Nimba ufite umugabo mutumvikana mu rugo, aho mwahuriye wowe ni wowe hasi, nimba mwarahuye muganira cyane, musubire muri bya bihe muganire cyane. Niba mwarahuye muhujijwe n'undi muntu, muhamagare muganire, mwongere musubirane. Ariko kubijana ku karubanda mukabishira ku isi, abantu tuzabibona. Ntabwo isi yakubakira urugo, isi ntizakubakira umuryango. Nimba ufite umugore wakugoye, nimba ufite abana bakugoye, fata igihe usenge kandi mwicare mukore conference mu rugo, mwicare mukore conference mu itorero, mwicare mukore conference mu muhana, mwicare. Ariko nimugira ngo babatekerereza, kizaba nkazira ntambara ziwacu muri Kongo turi mu kubona, aho abakongomani bonyine bananirwa kuganira, ugasanga ngo abanyamerika nibo baza kuduheza umutekano. Abanyamerika ntituzabona umutekano uvuye muri Amerika, kuko Amerika ntikunda Kongo, ntiyizi, nta kuriya n'ibishaka. Ariko umutekano wonyine uri mu maboko y'abantu babiri, ni umukongomani ku mukongomani wenyine gusa. Ni amaboko naho kuvuga ngo twiyambaza ibindi bihugu, niwo mutekano. Nugira ngo uzubakira ubuzima bwawe ku bandi bantu, finally bizabaho ubayeho mu buzima butari ubwawe, ubayeho mu buzima bwa kamera bw'abandi bantu. Uzasanga wirimbuye, kuko uzagenda uca umuzi umwe, ejo uzasanga nta muzi, uri igiti kizira umuzi, uri igiti kizira ibanga na kimwe. Usange wiyangirije wenyine mu buzima. Muza mwicara mwige, mwitekerezeho, mwireconcilier mwenyine, musenge Imana ibibafashemo. Murakoze, mugire ibihe by'Imana.